Mwiriwe neza kuri channel ubuvanganzo ndi Peter Clever Rurangwa. Tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ese ibitangaza bibaho, ese ibitangaza bibaho. Hano kuri channel ahanini tuganira ku bijyanye n'imyizerere, hano turibaza tuti ese ibitangaza bibaho. Tugiye kureba ikintu Spinoza avuga ku bitangaza, cyane cyane muri chapitre ya 6 y'igitabo cye cya Traité théologico-politique, cyo yita yacyanditse mu Kilatini mu mwaka wa 1670. Tractatus Theologico-Politicus, Tractatus Theologico-Politicus, muri chapitre ya 6 niyo yavuze se ibitangaza bibaho. Icyo tugiye kwita igitangaza, tubanze turebe nk'ibintu abantu bita ibitangaza. Ni nkumva nk'umuntu abaganga bemeje bati azapfa nyuma y'amezi wenda 6 cyangwa nyuma y'imyaka 2, ariko akamara nk'imyaka nka 15, kondisiyo wenda ikaza no gukira, kandi bari baremeje yuko mukomere, bari baremeje yuko uwo muntu adashobora gukira, cyangwa akajya gusenga nk'ahantu ku musozi, cyangwa mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa muri sinagogi, urumva, noneho uwo muntu indwara ye itari isanzwe ikira bakajya kubona irakize. Ubwo nshatse gutanga ingero z'ibintu abantu bita ngo ni ibitangaza. Cyangwa ikijyanye n'amabonekerwa, kumva umuntu ati nabonye nyina wa Yesu, bamwita ngo ni Bikira Mariya, nabonye Yesu, nabonye abamarayika. Akaba yabibona ari umwe cyangwa ari benshi, agahita avuga ati ni igitangaza. Cyangwa akaba nta kazi afite, ejo bundi akajya kubona umuntu aramubwira ati uzabona akazi muri iyi minsi, kandi agahita akabona. N'ibindi bishamikiye ku bintu nk'ibyo ngibyo maze kuvuga. Ibyo bintu byose mu madini babyita ibitangaza. Mbere yuko tuvuga icyo Spinoza abivugaho rero, turavuga kundi muntu Albert Einstein, nagiye muvugaho cyane kandi abenshi baramuzi. Niwe uzwi kurusha Spinoza kuko yakoze ibintu byinshi muri physics. Albert Einstein yaravuze ati hari uburyo bubiri bwo kubaho buno buzima. Uburyo bwa mbere ni ukubaho ubona ibintu byose bibaho nk'aho ari igitangaza. Urugero, niba uryamye ukabona urakangutse mu gitondo, uvuga ati igitangaza kirabaye, dore ndakangutse. Niba ufashe inkono ukayishyira ku ziko ukayiteka ukajya kubona irahiye, uvuga igitangaza kirabaye. Niba uhinze uteye imbuto ukajya kubona irameze, uvuga ati igitangaza kirabaye. Uwo ni Einstein akavuga ati ubwo ni bwo buryo bwa mbere. Ati nyamara hari ubundi buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri ni ukubaho uzi ko nta gitangaza na kimwe kibaho. Mu yandi magambo, ukamenya bya bindi byose maze kuvuga: kuvuka k'umwana, kumera kw'igihingwa, gushyira inkono ku ziko ukajya kubona irahiye, kuba imvura yarimo kugwa ukajya kubona irahise. Ibyo bintu byose ukavuga uti nta gitangaza kirimo. Ce sont les lois de la nature. Those are laws, just laws of nature that I have to comprehend. Urumva? Ati ayo ni amategeko ya nature ngomba gusobanukirwa gusa. Uwo ni Einstein. Twumvise uburyo bubiri. Impamvu muzanyemo nuko ari we muntu babajije kandi w'umuhanga, bakamubaza bati ese wizera Imana? Aravuga ati I believe in the God of Spinoza, the God that doesn't intervene, that doesn't interfere in our affairs. Imana itivanga muri aferi zacu, Imana itababara, Imana itishima, Imana idahemba, Imana idahana. Uwo nguwo ni Albert Einstein. Ubwo noneho reka twikomereze turebe incamake tubona muri chapitre ya 6 ya Traité théologico-politique ya Baruch de Spinoza. Iyo chapitre ya 6 iravuga ngo of miracles. Irivuga ku bijyanye n'ibitangaza. We avuga rero ko ibitangaza, ubwo abantu bizera ibitangaza ari abantu bavuga yuko Imana ibitandukanye n'isi iri ku ruhande, noneho ikaba ngo yararemye isi ku ruhande rumwe.
yamara kurema isi ku ruhande rumwe, isi ikayiha amategeko igenderaho, yarangiza umuntu wenda yasenga, umuntu yagira ikintu abaza Imana, Imana ikagira ite, igahindura amategeko kugira ngo ishimishe umuntu. Mu yandi magambo, nk'aho amategeko yashyizeho ya loi de la nature, nk'itegeko tuvuga rituma yuko ibuye utarifata ngo urishyire mu kiyaga gisanzwe rirerembe hejuru, cyangwa umuntu agende hejuru n'ibirenge, ariko kugira ishimisha umuntu akaba yagenda hejuru y'ibirenge y'amazi. Ko itegeko Imana ngo yaba yarashyizeho yuko umuntu iyo amaze iminsi igera muri 5 yarapfuye atangira kwangirika mu buryo bugaragara, aba yarangiritse. Ariko umuntu witwa Lazaro akaba yaragize atya akazurwa, kandi akaba atarangiritse, umubiri we bagasanga utarangiritse kandi umaze iminsi igera muri 5. Ibyo bintu byose Spinoza yaravuze ati niba ku ruhande rumwe Imana yararemye amategeko ya nature ikayashyiraho, ariko ku rundi ruhande ikajya ikora intervention cyangwa igakora interfere muri nature, ikaza muri nature igahindura ikintu kikaba uko kitagombye kuba cyagombye, kikaba uko cyari kigombye kuba, ikagihindura kikaba ukundi. Ubwo rero akavuga ati Imana iramutse ikoze igitangaza yaba yivuguruje. Mu yandi magambo, Spinoza aremeza ati nta gitangaza kuva isi yabaho, nta gitangaza na kimwe kirabaho. Mu yandi magambo, bya bindi byose twavugaga, abakira indwara, ababonekerwa, ibyo bintu byose ntavuga ngo ntabwo biba byarabaye, ahubwo biba byarabaye ariko atari ibitangaza, ahubwo ari amategeko ya nature abantu batarakisesingaho neza ngo bayasobanukirwe. Ibyo kubonekerwa umuntu akaba yagira illusion, ariko psychology ikaba itarabikurura neza ngo yerekane icyo kintu, cyangwa umuntu wabigize cyangwa entourage ye ikaba, cyangwa bamwegereye badasobanukiwe amategeko y'ibintu birimo kubabaho, cyangwa uburyo bwa psychology bushobora gutuma abantu bari muri sale benshi batumbera ku kintu kimwe, bikaza gutuma n'umuntu wari urwaye indwara ashobora gukira. Ariko byose ari amategeko ya nature. Mu yandi magambo, Spinoza we ikintu avuga yeruye, nk'uko wa mwigishwa we witwa Einstein yabyeruye ati ibintu twemere ko ari ibitangaza gusa bibaho, cyangwa ko nta gitangaza na kimwe kibaho. Spinoza aravuga ati kuko Imana ari nature kandi itagombye kwivuguruza kuko ari perfect, igitangaza ntigishoboka. Ahubwo tumenye tuti tugomba gukora understanding y'ibintu bidukikije n'ibitugize, ari ibitugize mu buryo bw'intekerezo n'ibitugize mu buryo bw'umubiri bisanzwe. Dukore understanding, twagure kumenya, kuko icyo twita ibitangaza kiba cyerekana knowledge y'umuntu ko yabaye nkeya, mbese ikaba ari ignorance, iba ari ignorance irimo kugira. Ignorance y'abantu niyo ituma icyo batumva, icyo batabona koze yacyo cyangwa impamvu yacyo, bagahita bagisunikira ku Mana, ati Imana yari ibizi, Imana ikoze igitangaza, ibintu nk'ibyo. Muri make rero tumenye isi, nibwo tuba turimo kumenya Imana. Niyo mpamvu abaganga babaho, niyo mpamvu abashakashatsi babaho, bakaba bavuga bati tureke kuvuga ngo Imana izakiza uyu muntu, ahubwo tumenye tuti uyu muntu yandujwe n'iki, ashobora kuvurwa ate. Muri make dushake les causes ziba ziri muri nature. Les causes sont toujours d'ordre du naturel. Causes are always natural. Murakoze.